Aleluya, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mwebwe abadukurikiranye kuri uru rubuga, mwami Imana nabahereza umugisha. Ku badukurikiranye kuri uru rubuga Ikidendezi TV, Imana nibagirire neza. Amazina yanjye nitwa Mbabazi Elizabeth, nkaba nifuje ko tuganira ijambo muri uku kwezi guheruka kwa 12 ku mwaka 2023, ariko kunasoza umwaka. Hari ijambo nifuje ko dusangira mbasangiza. Imana nibagirire neza. Haleluya. Wowe rero nkurikiranye, Imana ntigahweme kugutabara, Imana ntigahweme kukugirira neza. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga muri Yeremiya 33:3. Ariko mbere yuko turisoma, reka tubanze twubaha Imana dusenge. Tugiye gusenga ubwira Imana ati Imana, muri uku kwezi kwa 12 ku mwaka 2023, ntundengane, ugire ikintu ukoze ku buzima bwanjye, ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige. Untabare, unyereke ikiganza cyawe gikora ibitangaza, unyereke ukuboko kwawe gukomeye. Reka rero dusenge. Imana yacu, Mana ikomeye, Mana igira neza, turi imbere y'amaso yawe Uwiteka. Mwami Imana, turi mu kwezi gusoza umwaka kwa 12. Turakwinginze mubyeyi kugira ngo utugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Utubere Imana, kutubera ukwezi kumugisha. Haleluya. Ndabizi Satani yahagurukiye kurwanya abantu, Satani yahagurukiye kumena amaraso, Satani yahagurukiye gusaba ibitambo, ariko uyu muntu nkurikiranye umushireho uburinzi bwawe mu izina rya Yesu, ndetse n'umuryango we. Tugiye gusoma ijambo ryawe rero Kristo wera, ijambo ryawe ryaguke mu mitima yacu kandi ritugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana muri Yeremiya 33:3. Haratubwiye ngo, ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye utabasha kumenya. Ese ninde w'umubera wabasha kugutabara? Aleluya. Reka nkubwire ngo nta wagutabara Imana itagutabaye, nta wakurengera Imana itakurengeye, nta wakurwanirira Imana itakurwaniriye. Reka Imana igutabare, reka Imana ikwibuke, reka Imana igukize ubwo burwayi, reka Imana igukureho ibyo bibembe by'ibigeragezo ufite, reka Imana igukureho agasuzuguro, reka Imana igutabare, kuko nta wagutabara. Na nyoko wakubyaye ntiyagutabara, na sko wakubyaye ntiyagutabara, n'inshuti yawe ntiyagutabara, n'umugabo wawe ntiyagutabara, umugore wawe ntiyagutabara. Ariko dufite Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, ijya ibasha kwitamurura igatabara. Reka Imana igutabare. Ese wifuza ko Imana igutabara? Wifuza ko Imana igurwanirira? Reka Imana ikurwanirire. Igihe abantu bagushiriyeho, Imana igikureho. Haleluya. Igihe abantu baguhaye, Imana igikureho. Igihe abantu bategetse, Imana igikure ku buzima bwawe. Reka Imana ikwibuke, reka Imana igukureho agasuzuguro, reka Imana igukureho ibyo bintu byose umazemo iminsi nawe ubwawe ubona udasobanukiwe. Reka Imana ibigukureho. Nshuti yanjye, reka Imana igukureho igisebo mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu yaravuze ngo umuntu agira mbese uduhondesho 7 cyangwa se 10. Iyo ufite